urimo satanisha ntabwo ari gusa no be juju be that dissolve Ngenda kubwiye ngo satani ni ibiremwa by'Imana yashyizeho ibahapa ibaha imbaraga. run bite bya wa mugabo Ese waraye he mu byukuri naraye Kigali waraye Kigali yewe ko ufite urugo none se uri mu rugo karindwi wa mugore gutekereza urugo rwakumva ko ari irindwi urugo rwose ahubwo rutwaniriye uretse ndaje nkwereke ubone ko ari irimbi byanyabyo uranyereka mundi bigore Imana sazi bikuri Sano kaza wita urugo rwawe ngo ni irimbi Sano ujye umenya neza ko ari irimbi byanyabyo umugore rone haranyishewe bite byanyu somera makuru yanyu ni meza mugiye he ako mudugu uratubaza ngo tugiye aho dushaka ko mutajya mutanga amafaranga y'umutekano birakureba birandeba kubera ko mugomba mutajya mutanga amafaranga y'umutekano musuzugura leta karebe bari birori bibisi birakureba ushinzwe iki kure mudogodo ko mufite amagambo menshi karangara dufa dugu utujyanye mbajyanye kubafunga ufunga mubafunganye urandekura ndabafunga kubera uraturekura cyane guturekura ntabwo mbarekura ntabwo nkurekura urandekura ntabwo nkurekura kanze nkwereka yewe we kwibanyishe we mbega abagore nkumuye n'ibigore birankubita birambura bakuzize iki mbata amafaranga y'umutekano Nako mata kwanyirukankanaga ubundi wari wasase ako se ntubona ujya mudugudu bamugize ngaho umudugudu se wabaye iki bande se n'abagore nakaga amafaranga y'umutekano barankubita ibyanjye n'urwo rwawe reka tube tubyihore ahubwo mudugudu reka dufatikanye duhige bari abagore bagukubise yego twagiye tugende baciye hariya biruka bahige ako nasoni baba babita abagore turanyirahe dupfa kujyamo hano ako se ubu ni kwana dupfa kugenda hari umuntu urimo aratwirukankana twagira ngo duhishe nansobaje muhagarare hano n'iki katakinjiramo muhagarare hano muhagarare hariya barimo kubirukankana nta kintu watwara nta kibazo mudugudu nawe baranyishe bariya bagore we baranyishe barankubise twari tugeze mu rugo mubanza mugende munywa amazi mugarura akabaraga baranyishe rega tubone ukuntu twirukanka biriya bigoryi mugende ntangire kamanye nk'ingure zirambuka Satani ni ibiremwa by'Imana yashyizeho ibahapa ibaha imbaraga. mabushya usiko twatuyaguye abantu bari hariya muri cya kigihugu niho hantu bicaye twabatoraguye bajyamo ubu ngubu niho wace twabatoraguye yaje se bagenzwa n'iki twatuyaguye abantu twabatoraguye barimo hariya bagenzwa hano ko dushaka kubatoragura twabatoraguye bari muri iriya ni bakuru se twatoraguye abantu ntabwo mbazi ariko twabatoraguye bari muri yanjye ugenda ubarebemo mwanyumvira mudogo wakashwa tugende nubwo bankomye harimo n'abantu twatoraguye twungutse abandi bantu umuryango mushasha banguka tureba bari nk'abantu mudugu bagukomaguye banyishe ya mudugudu wacu bamukomaguye mudugudu ayoborwa nande Yesu we aradufasha we uzi kari n'aba bagore bankubise bakubita mudugudu akusi ko muri ibigoki mwe murakubita umuntu mugahongera no mu rugo rwanjye usigare ko guhungira ubwaye mu kigunda akusi ko nta soni mugira akusi ko hari turi ibigoki turi n'ibigoryi turi ibigoryi